gukundana kugira ngo turebe uko umuryango w'Imana ufashanya kuzagera mu gihugu cy'iteka bita mu Eucharistia. Dusabe Nyagasani aduhe imbaraga zo gukundana kandi dukwana mu rukundo rwe ubwe yadukunze. My dear brothers and sisters, most welcome to this celebration. As today we invite you to love one another. Heavenly Father, our God loved us until He gave us His Son, begotten Son, that He may save us through this love. So let us present ourselves and ask the grace of celebration that we love one another as God Himself loved us. Bavandimwe, mbere yo kuja mu Imana utitambo cy'Eucharistia nitwicishe bugufi dusabe imbabazi z'ibyaha byacu. Nemereye Imana ishobora byose Imana isha byose nitubabarire idukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Yeah.
nyagasani Imana yacu wowe dukesha ubucungwe kandi ukatugira abana bawe, gira impuhwe utege amatwi agukunda byimazeyo, kugira ngo abemera Kristo bagire ubwisanzure nyakuri hamwe n'umurage uzahora witeka, kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mu bana n'ubumwe bwawe mutagatifu, uko ibihe birabisimburana iteka. Ibyo tugiye kumva mu isomo rya mbere, yashinze kiliziya kandi zashinze kiliziya kandi zisiga amakoraniro atarakomera, ayoborwa n'abakuru bakiri bashya mu kwemera. Tubyumve. Somo rya mbere, somo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Pawulo na Barinaba baherako basubira Ikoniyo ni Antiyokiya. Bakomezaga umutima w'abigishwa bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati, ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Nuko bashyiraho abakuru muri buri kiliziya. Bamaze gusenga no gusiba kurya, babaragiza Nyagasani bari baremeye. Hanyuma bambukiranya akarere ka Pisidiya bagera muri Pamfiliya. Bamaze kwamamaza ijambo ry'Imana Perije, bamanuka berekeza Italiya. Bahavuye bajya mu bwato berekeza Antiyokiya, ari nawo mujyi bari baraturutsemo. Ubwo abavandimwe babo babaragizaga Imana babasabira kuzatunganya uwo murimo nyine bari bamaze kurangiza. Bagezeyo bakoranya kiliziya, babatekerereza ibyo Imana yari yakoranye nabo byose, ariko cyane cyane ko yugururiye abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Ubwo ni ijambo ry'Imana.
kuyisomeresha izi nkingi ebyiri yayisigiye ukarisitiya hamwe n'itegeko ry'urukundo. Ibyumve. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani Ntumwa. Njyewe Yohani mbona ijuru rishya n'isi nshya, koko rero ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byazimiye n'inyanja itakiriho. Nuko mbona umurwa mutagatifu Yerusalemu nshya irurukaga iva mu ijuru ku Mana, yaba ukereye nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Hanyuma numva ijwi riranguruye riturutse mu ntebe y'ubwami rivuga riti, dore ingoro y'Imana mu bantu izabana nabo, bazaba abantu bayo, Imana nayo ibane nabo, izahanagura icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi. Icyunamo, amaganya n'imibabaro nabyo ntibizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera byose birangiye. Nuko uwicaye ku ntebe y'ubwami aravuga ati, dore ibintu byose mbigize bishya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dore itegeko
yose, uzakunde Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, kandi uzakunde mugenzi wawe uko wikunda. Bavandimwe, amasomo atagatifu tumaze kumva mu cyumweru adufasha kurushaho kwitagatifuza no kubana mu rukundo, atwereka cyane cyane urukundo Imana yadukunze. Urwo rukundo rwigaragaje mu gihe umwana w'ikinege Yesu Kristo yasanze abe, yaje kuducungura aza muri iyi si adukiza ibyaha byacu, ndetse ntabwo yakunze babandi gusa bamugiraga neza cyangwa bamwakiriye, ahubwo yakunze n'abanzi be, ndetse natwe tukaba turi abanzi be rimwe na rimwe igihe ducumura, igihe twanga kumutega amatwi, igihe twanga kumukurikira, akatugirira impuhwe akadukiza kubera urwo rukundo rutagereranywa. Urwo rukundo rwigaragaje no mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tubona ko Imana ubwayo yatubeshejeho, iduha ubuzima tutabikwiye rwose, iduha kubaho, ikidutunga, iduha kuba tukiri bazima kuri aya masaha, ibyo byose tutarabigizemo uruhare, ariko kubera urwo rukundo rw'Imana rukomeza kugaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urwo rukundo rwagaragaye iyo Nyagasani yatumurikiye kugira ngo tube abana b'Imana, kugira ngo tugire ukwemera, maze natwe dukurikire Imana yacu twumva ijambo ry'Imana, twakira amasakaramentu Imana yonyine yatwihereye Kiliziya ntagatifu, aho idusanga ikongera kutugira inama no kongera kudufasha kugira ngo turusheho kuba abana b'Imana. Icyo tugiye kumva muri aya masomo, cyane cyane mu isomo rya mbere, intumwa za Nyagasani zikomeje kwamamaza inkuru nziza, zigejeje inkuru nziza ku bantu bose bo muri iyi si, maze bamwe bakemera kubera ko babagezagaho ibyishimo byo basanganye Nyagasani, babagezagaho inkuru nziza basanganye Nyagasani, nabo bakumva ko uwo nguwo bavuga, uwo nguwo bamamaza niwe bafitiye ubuzima, nabo bakamwemera kugira ngo akomeze kubungabunga ubuzima bwabo, akomeze kubayobora, kuko ari we nzira, ari we mukiro, ari we bugingo bwacu. Bavandimwe rero, ni amahirwe twakiriye twebwe turi abakristo, kubera ko Nyagasani asaba kugira ngo turusheho kwitagatifuza. Iri somo rya mbere natwe ritugire abemera Kristo, abakurikira Kristo. Kristo wapfuye akazuka, ariyo Pasika twizihiza, kandi akaba ari ishingiro y'ukwemera kwacu. Tumwemerere kugira ngo natwe azatugeze kwa Data, kandi tumukurikire n'umutima wacu wose, ariko kandi nitumukurikira tukanamumenya, natwe tubere abahamya muri sutiyemo nka Pawulo na Barinaba, maze tuje no mu bapagani, abatazi Imana, wenda baba bari gucira imanza, tuvuga ati ni abapagani, ati ni abanyabyaha, ahubwo twe tumanze gukira, tumanze kugira ukwemera, tumaze gusanga Nyagasani adusukure kugira ngo tutabaho no gucira abandi imanza mbere yo kugira ngo twebwe dukizwe, ahubwo dufashe n'abandi bataramenya Imana kumenya Imana no kuronka umukiro. Ukwemera kwacu rero kudufasha buri gihe cyose guhora twiteguye guhura n'umukiza wacu, guhora twiteguye duhura n'Imana yacu, dukora ibikorwa by'urukundo, dufasha n'abandi kumenya Imana binyura mu isi. Rero natwe kuva twabatizwa, kuva twiyegurira Imana, kuva twabana ba Kiliziya, kuva twumva ugushaka kw'Imana mu buzima bwacu, ese twamaze ukwemera kwacu mu mikorere yacu, mu buzima bwacu, mu butumwa bwacu, ndetse n'aho dutuye hose. Kristo rero natwe aradutumye. Hari benshi mu miryango yacu batazi Imana, hari benshi muri sutiyemo batazi Imana, hari benshi nabo bumva ko bazi Imana, ariko imikorere yabo kigaragaze ubu Kristo dushaka kugira ngo tumenye Kristo mu buzima bwacu. Nitubare bose rero tujye tubasanga, ariko nabo bakeneye ko tubahumuriza, bakeneye ko tubasangisha Kristo, bakeneye ko tubajyanira Kristo, tuba twakiriye. Ntitube rero babandi bo gutatanya intama z'Imana, tube babandi bo gutuma abandi batukwemera, abo tuba babandi bamurukiye abandi bose mu buzima bwa buri munsi. Isomo rya kabiri, kongeye kumva ibyahishuriwe Yohana intumwa, ko ijuru koko n'isi byose bigomba gusingiza Imana, kandi koko uko byahishuriwe yabonaga ijuru ryiza twese duharanira, kandi
tugomba twese kwitegura. Ntabwo ijoro turitegura ejo cyangwa se iminsi izaza n'uyu munsi. Ubwami bw'ijuru turimo, ingoma y'Imana yaraje abantu batayimenya. Iyo ngoma y'Imana rero ni ya yindi igaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko ibintu byose byagizwe bisha muri Yesu Kristo. Ko twabyumvishe, twabaye abana basha, ntabwo tukiri ab'umwijima, twabaye ab'urumuri. Ntabwo turaba abantu bo kugendera mu rupfu, ahubwo twabaye abantu bo kugenda mu buzima, kandi ubwa buzima buzaho iteka, ari ryo juru yagaragarijwe. Natwe rero niturebe kuri uyu munsi, turi mu rugendo, twagize babasha, twagizwe abana b'Imana. Ese iri joro turacyariharanira? Ese Nyagasani aracyabona ko mu buzima bwacu duhanira n'ejo Yesu Kristo agiye kudutegurira ko tuzarironka? Ibikorwa byacu bigaragaza ikiba Kristo avandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Uko bukeye, uko bwije, winje mu buzima bwawe usanga ukiri kumwe na Kristo, usanga ugikora ibikorwa by'ubukristo, usanga ko Yesu Kristo naza aragusanga heza, aragusanga uri umukristo, uzaba uri hehe? Nyagasani nagusanga. Iryo joro warariteguye, uzaritegura ryari? Ubundi Nyagasani aje twagomba kuvuga ka Simewoni, igihe cyakiriye agakiza, yakira umwana w'Imana, avuga ati ni ukuri none ibyo nari ntegereje n'ibyo nakoraga burya ngo nzakubone. None ushaka wareka umugabo wawe akigendera mu mahoro. Natwe rero tugomba kugira uwo munsi Nyagasani aje tugaragaza ibyiza by'ijuru, tumeze nka wa wundi we kuri ngo Simewoni, tuvuga ati Nyagasani ushaka wareka umugabo wawe akigendera mu mahoro, kubera ko yabanye n'abandi mu rukundo, yakoze gushaka kwawe, yabanye n'abandi kandi abukuru by'urukundo, afasha n'abakene, yabaye wa wundi ubereye abandi intangarugero, yabaye wa wundi uvuga neza, yabaye wa wundi ushishikariza abandi kumenya Imana, yabaye wa wundi urangwa n'ubukristo n'ukwemera. None kugeza amasaha ndabona ko kuko niteguye kugusanga Nyagasani. Buri munsi rero bitubere intangiriro kugira ngo buri kandi we twiteguye. Uko ubyutse nugera nimugoroba uvuga ati kuva mu gitondo nakoze iki? Abo nahuye nabo bavuze ko nakoze iki? Babonyeho iki? Ese banagaragaje iki mu buzima bwanje? Kuva mu gitondo nayahe magambo navuze? Ese ubu ntabwo ari amagambo yo gukomeretsa abandi cyangwa n'amagambo yo kwamaza inkuru nziza? Ese ibikorwa byanje byagaragaje iki mu buzima bwanje? Tuhasanga wenda nakoze ibikorwa bidahuje n'icyo muri ubu buzima, bidahuje n'icyo wumva gukora nk'umukristo, kugira ngo ibyo wakoze nabi ubisabire imbabazi, ibyo wakoze neza ubikomeremo. Nyagasani azakomeze kugusanga uki wa wundi mushya, wa wundi uganisho. Ivanjiri ntagatifu rero yo ikatwereka ko Yesu Kristo aduhaye itegeko rishya kandi risumba ayandi yose, ati nimukundane nk'abana b'Imana, maze nk'uko nabakunze namwe nimukundane. Kristo Yesu akuzwe. Urukundo nirwo Yesu Kristo yagaragaje kwa kane mutagatifu muyunguza ibirenge by'intumwa ze. Ati rero kuko nicishije bugufi nkaboza ibirenge, namwe nimugende mose ibirenge bya bagenzi banyu. Mwicishe bugufi, mugaragaze ko mukorera abandi kandi ko Kristo ari ubayobora. Urukundo ni rwa rundi tubona na Yesu Kristo yagiye areba abantu ukuntu ko bashonje akabagaburira imigati. Ariko urukundo natwe tugomba kujya dusanga ba bandi bashonje tukabasangiza ibyiza Imana yaduhaye. Urukundo ni rwa rundi rwo Yesu Kristo yasangaga abantu bababaye barwaye maze akabakiza. Ati haguruka, fata ingobyi yawe wigendere, ukwemera kwawe kuragukijije. Ni kwa kundi ko natwe tubona umuntu ababaye maze tukagira ngo akomeze kugira ishusho y'Imana n'ibyishimo, tukagenda tumusanga tukamuha ibyishimo. Urwo rukundo rwa rundi rwo Yesu Kristo, nubwo bamugiraga nabi ku musaraba, yakomeje kuvuga ati dawe ubabare kuko batazi icyo bakora. Kuko hari benshi wenda bashobora gucumura, bashobora kutugira nabi, ariko n'abatari wenda bitewe n'amateka, bitewe n'ibyo bahura nabyo bakinangira umutima, tukabona abanzi bacu, ariko n'abakeneye gukira no kumenya Imana. Natwe tukabasabira, tukababarira, maze tukabakunda uko bameze, kuko nta n'umuntu uba kuri iyi si ari intungane
nta n'umuntu wo kuri iyi si ari umutagatifu. Akenshi turangwa n'intege zacu, turanga wenda n'ibyishimo n'imbaraga zituranga. Buri muntu wese afite icyo cyo gushimira Imana, umuntu wese afite intege nke. Nimba uyu munsi ngira ngo ntabwo ndakunda mugenzi wanjye kuko ni umwanzi, wenda nawe uri umwanzi w'abandi mu bundi buryo, ariko Yesu akavuga ati nimukunda ko nabakunze. N'urwo rukundo yagaragaje agira ati adukize, natwe mbere nawe tumukunde, tumwemere, tumukurikire, kandi dufashe n'abandi kumenya no kumukunda. Dukunde n'abanzi bose, wenda tuyeho n'abanzi, dukunde n'abandi wenda batugirira nabi, ariko tuzi ko iyi si dutuyemo ari igihe gito. Twe twibere muri Nyagasani, icyo gihe gito rero tukibyaza umusaruro mu kwemera kwacu no kwamaza inkuru nziza. Bavandimwe, mu gitambo cy'Ukarisitiya nidusabe ingabire y'ukwemera, twemere Nyagasani, tutaba abantu bamwe gushaka kandi abatugirira neza bigirwamana, tutazi ko Yesu Kristo ari we udukiza. Hari babandi bavuga ati Yesu Kristo ntacyo ankorera, Yesu Kristo yaranyibagiwe, dore ubukene buranyishe, dore nabuze imirimo, dore nararwaye. Uyu Mana arakwibagiwe. Ntabwo yakwibagirwa, urukundo rwayo ntabwo rwatuma ikwibagirwa. Yakorewe mu ishusho ye, iracyagukunda icyo cyose. Dore ufite ubuzima. Hari abantu ngubu barigendeye, dore uracyahumeka. Imana icyagukunda, tuzayibagirwe. Mutajya kuja mu bapfumu hirya no hino, ugende mugiye gushaka akazi, umupfumu ampereza akazi, kandi by'ukuri n'umupfumu nawe yabuze akazi, araguha akazi kadafite. Ati ndagiye azampereza amazu meza, kandi wagera ugasanga arara mu mugina, araguha inzu yatagira, ntacyo aragufasha. Ahubwo Yesu Kristo mumutakambira, arakugaragariza urwo rukundo kandi akuyobora. Dusabe niyo ngabire yo kugira ngo turusheho kubana mu rukundo, kandi dufashe kuzagera mu ijuru binyuriye muri yacu myiza. Buri munsi buri muntu wese amenya Imana, buri muntu wese akurikira Yesu Kristo, abitwuye kubyo natwe tugaragaza twabatijwe, twabonanye Yesu Kristo ibyiza yatugejejeho. My dear brothers and sisters, the readings of today are inviting us to love one another as our God Himself loves us. In the Gospel, Jesus is giving the commandment which is the greatest than the others, saying, love one another as I loved you. He's the one who died on the cross, but was reacted, which is really what we know from Him is that is the one even who loved the enemies, those who killed Him. But at the end was asking even forgiveness and pardon, saying, God, Heavenly Father, forgive them. They don't know what they are doing, but in their life, give them the grace that you need. So this love is the same we have manifested among brothers and sisters, to love everyone, knowing that even if someone can be manifested by the weaknesses, but you cannot find someone in this world who is the Holy One, no one who is a demon, but everyone with the weaknesses, that needs also the grace and support from God to our life. In the second reading, we see in the Apocalypse that St. John is seeing how the heavens prepared for us. We became the children of God, the new ones, to the baptism, to a Christian life. And this newness that we found is that is leading us when we manifest that God lives in us, and we are living in God through our actions, through our life. Someone is baptized is always someone going out and manifest through the actions what he has heard and experienced with God through Christian life. And in the first reading, we hear that we need to believe in one God. Why? Because the one who created us is the one who gives us life, is the one who redeemed us. Following Him and accepting Him, He will continue giving us because He created in the likeness and image of God. So let us ask the grace today of believing in one God and accepting that He will be the one to lead us up the heavenly kingdom. Let us ask the grace of becoming the people that are baptized, who are always looking towards the kingdom of God, while they are just manifesting this kingdom of God in this life through the way we are living, and love one another. Forgive even our enemies, until when we accept that we are all of us created by God, we may also remind that others need God when we manifest our Christian life. May God help us
May God strengthen our love. May God strengthen our Christian life. May Mother Mary intercede for us so that we love one another and repent as possible, that when God comes, we find us worthy to enter Him in heavenly kingdom. Nyagasani Yesu n'abane namwe. Imaguruke twamaze kwemera kwacu. Demera kw'Imana rimwe. Yeah.
tubasabire rero nk'uko Kristo ubwe abasabira. Yeah.
bavandimwe bisata mu gihe cyanyu cy'Imana Data ishobora byose. Nyagasani Mana yacu waduhaye kujwari ku kamere yawe bwite kandi isumba byose, ubigishije ubusabane butagatifu dukesha igitambo turakwinginze, ubwo twamenye ukuri kwawe uduhe kubigaragariza no mu migenzereze yacu myiza kubwa Kristo umwami wacu. kandi umushinga isi yose ngo ayitunganye kugira ngo igihe yakukora wonyine rurema agenge ibiremwa byose. Ngiye kandi yanze kukumvira kwibutsa cyo ubushuti bwawe ntabwo amuteranye ngo
wagobotse abantu bose bitewe n'impuhwe zawe kugira ngo abagushakashaka bajye bakubona, ndetse aribyo kenshi wagiranye amasezerano n'abantu maze ubigisha gutegereza umukiza ukoresheje abahanuzi. Bityo rero dawe nyir'ubutagatifu wakunze isi bigeza gukoresha umwana wawe w'ikinege ngo atubere umukiza igihe wagereye kimaze kugera. Yigize umuntu ku bubasha bwa Roho Mutagatifu, abyarwa na Bikira Mariya, maze muri byose agira ibyo risa n'iyacu, atagize icyo twitandukanyeho keretse icyaha. Abakene amenyesha inkuru nziza y'umukiro, imbohe azimenyesha gucungurwa, abashavuye abamenyesha inzira y'ibyishimo. Kugira ngo rero arangize umugambi wo gukiza abantu, yigabije urupfu ku bushake bwe, nuko mu kuzuka bo mu bapfuye atsinda urupfu maze avugura ubugingo, kugira ngo kandi tutazongera kwikura ubuzima bwacu, ahubwo tumuharire uwadupfiriye akanazukira kudukiza, yatwohereje Roho Mutagatifu azaturuka kuri wowe dawe, ngo abe ingabire y'umuganura ihawe abemera, kandi anonose umurimo Kristo yatangiye mu bantu, maze asoza atyo umugambi wo kubatagatifuza. Turakwinginze rero Nyagasani ngo Roho Mutagatifu nyine azatagatifuze aya maturo, kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umwami wacu, maze tubone uko duhimbaza ibibera ry'agatangaza yadusigiye ubwe, ngo ritubere isezerano rizahora biteka. Isaha imaze kugera ngo ahabwe ikuzo nawe dawe nyir'ubutagatifu, kandi akaba yarakunze abo bari munsi ubwo yashatse kubakunda kugera ku ndunduro. Nuko nimugoroba basangira, afata umugati awugira amagambo y'umugisha, arawumanyura amuhereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze murye mwese, ingingo ko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yamaze kubigenza, afata inkongoro yuzuye divayi, arashimira nuko ayihereza abigishwa be avuga ati, nimwakire maze munywe mwese, iyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya azawuteka, agiye kubonerwa mwebwe n'abandi bose, kugira ngo mugirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora nk'urwibutso rwanjye. Muchunguzi wacu usingizwa, natwe Nyagasani uduhimbaze urwibutso rw'ugucungwa kwacu, twibukana icyubahiro rwa Kristo n'impanuka rye ajya mu bapfuye, tugatangaza izuka rye hamwe n'izamuka rye ajya kwicara iburyo bwawe. Mu gihe kandi tugitegereje ukuza ko yuje ikuzo, tugutugiye umubiri we n'amaraso ye, yo gitambo wakira n'ubwuzu, kikarongera isi yose umukiro. Nyagasani ugukira igitambo wateguye ubwawe kiliziya yawe, kandi ugira impuhwe maze abaza gusangira bose uyu mugati umwe n'inkongoro, Roho Mutagatifu akababumbira mu mubiri umwe, ubahe guhinduka muri Kristo igitambo kizima kigenewe gusingiza ikuzo ryawe. Ubu ngubu rero Nyagasani
n'abaturi iki gitambo bose mbere na mbere ufitiye umugaragu wawe Papa Leo na 14 n'umwepiskopi wacu Celestin Hakizimana hamwe n'urugaga rwose rw'abepiskopi n'abatora umurimo w'abatari bose n'abaturi iki gitambo n'abateraniye hano bose n'umuryango we wose n'abandi bose bagushakashakana umutima utaryarya. Wibuke kandi abapfuye, inshuti, ababyeyi, abagira neza, abavandimwe bari mu mahoro ya Kristo wawe n'abandi bose babo mu bugingo akaba ari wowe wenyine uzi kwemera bari bagufitiye. Natwe twese abana bawe dawe ugira ibambe uduhe kuzahabwa umurage w'ijuru hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana na Yosefu mutagatifu Ngadenyuka n'intumwa zawe ntagatifu n'abantu batatu bose n'abazina bacu batagatifu mu ngoma yawe aho tuzifatanya n'ibiremwa byose bimaze gukira ubushanguke buturuka ku cyaha n'urupfu maze tuzagusingize ku bwa Yesu Kristo umwami wacu ari nawe nyine isi ikesha ibyiza byose uhora uyigabira. Dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishikizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiyerwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza kanabidutegeka kandi bwakabitwigisha dutinyutse kuvuga duti nawe uri mu ijuru
bw'amahoro ya Nyagasani. Urukundo rwa Kristo nimwifurizanye amahoro. Hahirwa abatuye ku meza ya Nyagasani, dore ntama w'Imana, dore Yesu Kristo ugira ibyaha by'abantu. Yesu Kristo umukiza wacu n'umucunguzi wacu, wadukunze akadukiza, atore ibyaha byacu, adukize, aduhamara turinda turagire, maze azatugeze mu bugingo bw'iteka. Amen.
nyagasani ati ye muzayibu nyakuri mwe mukaba amashami ugumye muri njye nanjye nkaguma muri we uwo nguwo arumbuka imbuto nyinshi. Haleluya. Dusabe. Nyagasani turakwinginze gira impuhwe wite ku muryango wawe maze ubwo wawusendereshe ibyiza by'ijuru ufashe kwirinda imigenzereze ishaje winjire mu bugingo bushya kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani ati murabe intungane kuko data mu ijuru ari intungane. Dufite rero abadufasha kuko kuba intungane batubanjirije mu gihe ziza buri munsi guharanira ubutagatifu tuzahimbaza muri iki cyumweru. Ejo kuwa mbere Mutagatifu Petero Celestini hamwe na Prudensiana, kuwa kabiri Mutagatifu Bernardini, kuwa gatatu Mutagatifu Konstantini Gisela na Sekundini, kuwa kane Mutagatifu Emili Rira na Venusti, kuwa gatanu Mutagatifu Didieri Yohana Antide Ture na Yohani Batista Rosi, kuwa gatandatu Mutagatifu Bikira Mariya umubyeyi utabara abakristo iza kandi Donasiyani na Rogasiyani, kuwa gatandatu Mutagatifu Beda Gerigori, wa karindwi na Mariya Magelena. Mu cyumweru Dionisiyo abazembaza baza batagatifu Kiliziya izabasabira kandi tubifurije umunsi mwiza. Hano hari itangazo rijyanye no kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya. Diocèse Gatolika de Gikongoro, Évêché de Gikongoro, basaserdoti biyeguriye Imana, bakristo mwese ba Diocèse ya Gikongoro, banje kubaramutsa mbifuriza ineza n'amahoro biva ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo umukiza wacu. Ko tubyumva mu ibaruwa ya Pawulo intumwa kwa mbere Abanyakorinti umutwe wa 2:3. Abatware b'isengero batumye kuri Pawulo na bagenzi be bati, bavandimwe, niba hari amagambo mufite yashikaza rubanda ngabo nimuvuge. Nishimiye kubagezaho iyi baruwa ngira ngo bashikarize kwitabira igikorwa cyo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya ikibeho. Nyuma y'ibaruwa yo kuwa 12 z'ukwezi kwa 4 mwaka turimo, abepiskopi Gatolika mu Rwanda bagejeje ku bakristo bose yiswe dufatanye kubaka urugo rwa nyina wa Jambo. Diocese zose zo mu Rwanda zatangiye gahunda yo gukusanya inkunga igenewe kubona ingurane y'imitungo y'abaturage azagurirwa ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya ikibeho. Nongeye gushimira bikuye ku mutima buri wese wagize icyo yigomwa agatera inkunga icyo gikorwa kuva cyatangira kugeza ubu. Inkunga zatanzwe n'abakristo bose muri rusange, inshuti za Bikira Mariya n'abandi bantu b'umutima mwiza byose hamwe yuhanye n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 358 370,790,454. Ubu yamaze kwishyura ingurane zihwanye nayo. Mu minsi iri imbere tuzabereka ibyavuye mu paruwasi yanyu nuko byakoreshejwe ku buryo bigaragarira neza. Ayagombaga gutangwa ni miliyari 4 na
miliyoni 294 n'ibihumbi 461 4 milliards de 194 millions 861 441 francs rwandais. Iyi baruwa ni impuruza yo kongera gushishikariza buri wese muri mwe kwitanga atitangiriye itama kugira ngo inkunga ikenewe iboneke, bityo igikorwa twatangiye gishobore kurangira neza. Diyoseze ya Gikongoro yose itegerejwe ko inkunga nibura ingana na miliyoni 282 desa 82 millions rwandais, kuko n'izindi diyoseze mu Rwanda zifite nazo inkunga zazo zizwi. Ndasaba abapadiri n'abarayiki bakorana mu nzego za paruwasi guhagurukira icyarimwe bakayobora icyo gikorwa bafatanyije nanone n'abarayiki bane babitorewe mu byiciro bahagarariye umugabo, umugore, umusore n'umukobwa, kugira ngo buri paruwasi bidatinze igaragaze umusaruro wayo. Muri icyo gikorwa nanone ni ngombwa kwibutsa ko Diyoseze ya Gikongoro yashyizwe imbere kugira ngo izindi zirebereho mu gukusanya inkunga zayo zigenewe ahazagurirwa ibikorwa by'ingoro ya Bikira Mariya. Tukaba rero tugomba gukora iyo bwabaga tukagera mbere ku musaruro wifuzwa. Kubera iyo mpamvu buri paruwasi yahawe ibitabo bikurwamo impapuro zemeza ko umukristo yatanze inkunga ye n'ingano yayo. Uburyo bw'ikoranabuhanga bwatangiye muri iyo gahunda nabwo buzakomeza ku bufatanye n'isosiyete yabyo ya Aplis Mutual Partners kuri paruwasi. Dutegereje mu gihe kitarambiranye inkunga izaba yegeranyijwe ku basaseridoti, abihayimana n'abakristo bose bo mu Diyoseze ya Gikongoro aho Diyoseze ya Gikongoro aho bari hose. Icyarimwe duhaguruke dusohoze icyo gikorwa cy'ingirakamaro cya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Isengesho ryo kwiyambaza Bikira Mariya w'ikibeho dusabwe kuvuga buri munsi azabiduherekezamo. Ni koko we aradukunda kandi namwe nzi ko mumukunda. Ahora adusabira nk'uko yabikoze mu bukwe bw'Ikana. Natwe tugire icyo twigomwa muri byinshi tumukesha. Tumwiture dufasha ingoro ye ikibeho kugeza ubutumwa bwe kuri bose. Bashimiye umutima mwiza muzabikorana kandi mbasabiye umugisha. Bikira Mariya umwamikazi wa Kibeho akomeze abarinde mwese. Yanditswe na Nyiricyubahiro Musenyeri Celestin Hakizimana, umushumba wa Diyoseze ya Gikongoro. Kristo Yesu akuzwe. Iyi ni inkunga yo kugira ngo haboneke aho kwagurira ibikorwa by'ibye Bikira Mariya badushikariza kugira ngo tubone aheza kujya dusenyera dushimira Imana. This is the letter from the Bishop of the Diocese inviting all the Christians to participate in the contribution for the extension of the activities of the sanctuary, as well the plan of extending all the activities here. So our contributions and our participation are welcome, most welcome, and we are invited really to participate in this project for the extension of the activities of the sanctuary. Nyangurero tubashimire mwese mwitabiriye kandi mwafatanya natwe gusingiza Imana muri gitambo cy'Ukaristiya.
ngira ngo nisabire uko twabyumvise ko amasomo atubwira nitugende dukundane uko Imana yadukunze. Kubashakanye uyu munsi nakanya gusura muri amasezerano kugira ati wowe runaka ndakwakiriye uzabana nawe nta musezerano ko nzagukunda no kukubaha, naba muzima cyangwa arwaye, naba ngize amagorwa cyangwa amakuba, iyo nzagukunda kandi nzakubaha iteka ryose kugeza gupfa. Ubwo rukundo uzagaragaye mu ngo zanyu, mu buzima bwa buri munsi, mu bana n'aho mutuye. Natwe se rero uko Kristo adukunda natwe uko dukundana dufashanya kuzagera mu ijuru. Let us love one another and ask the graces. Bikira Mariya rero n'udusaba ati turusheho guhuma no guhumura n'abandi, tube indabo nziza aho dutuye, cyane cyane tugaragaza urukundo. Tugiye kwakira rero umugisha Nyagasani duhamagara gukundana no kubana ndetse no guhumura n'abandi mu buzima bwa buri munsi. Let us receive the blessing and we are invited to share our Christian everywhere, and we are very happy and it is our pleasure to be with our brothers and sisters from Poland. Most welcome and feel at your home. And those from Slovakia and our brothers and sisters from different countries, feel at your home. God bless you. Nidahurikira tugira muri namutsa marayika maze twakira umugisha w'Imana. Mwamikazi wo mu ijuru wishime, aleluya. Yazutse uko yari yarabivuze, aleluya. Ishime unezerwe Bikira Mariya, aleluya. Dusabe Imana washatse ku izuka ry'umwana wawe n'umwami wacu Yesu Kristo bishimisha abantu, turagusaba mugirire ingewe Bikira Mariya maze uteye kuzanezerwa iteka mu ijuru bwa Yesu Kristo umwami wacu. Bikira Mariya nyimpuhwe, Jamikazi wa Kibeho, Jamikazi w'amahoro, twakira umugisha w'Imana. Dawe Mana soko ubuzima bwose n'ubutungane, wahaye abantu amazi atanga ubugingo n'ubusukure, Mana umugisha wo kuri aya mazi kugira ngo avugure muri twe ingabire y'isimu twahawe kandi atubere ikimenyetso cy'umugisha wawe bwa Yesu Kristo umwami wacu. Uragasizwa Nyagasani w'isoko imigisha yose, wowe unezezwa n'icyo kwemera abantu abana bawe maze mu masengesho yacu umugisha ibikoresho by'ubuyoboke, amashusho y'ibitabo, imidari, impeta, amashapure, imisaraba, amazi, maze mu gihe bikoresha byambaye babira bifasha basenga urusho gusa neza Kristo umwana ukunda, we mubana mugategeka n'iteka ryose.
Nyagasani Yesu n'abane namwe. Ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro n'ibyishimo bya Kristo.